ndabasuje abakunzi ba Hinduka Official cyangwa se abakunzi ba Julienne, amahoro y'Imana abane namwe. Mumeze mute mu mitima yanyu? Yesu nashimwe. Tumaze igihe tudaherukana cyangwa se tutabonana, ariko uyu munsi murabona ni umunsi udasanzwe, ni n'ibihe bidasanzwe. Murabona turi imbere yanyu turi abantu basa neza cyane, kubera ko turi gusoza umwaka tukinjira no mu wundi turi amahoro. Ibyo ngibyo bishimiye Imana. Hanyuma mwebwe mukunda Hinduka Official cyangwa se Julienne, mumeze mute? Ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Kandi ikirenze kuri ibyo, bifurije Noheli nziza, umwaka musha ku byanyu ndetse n'abanyu bose. Yesu nashimwe. Bifurije kugubwa neza. Birashoboka ko uyu mwanya dusoje cyangwa se duhereje inyuma, hari ibintu byinshi twagiye duhura nabyo, hari ibintu byinshi byagiye bituboha mu mutima, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo umazemo igihe byakuboshemo umutima. Nicyo gitumye tuza kwicara hano imbere y'izi kamera cyangwa se imbere yanyu, kugira ngo tubabwire kugira neza kw'Imana, cyangwa se tubabwire icy'iminsi gutanga cyangwa icy'ijuru riri gutangaza. Hanyuma rero wowe birashoboka ko umaze igihe kirekire uri mu ntambara muri uyu mwaka, ukaba warakubereye mubi, uyu mwaka ukaba warabaye uw'amadeni, uyu mwaka ukaba warabaye uw'intambara ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwaka uhereje inyuma, reka ugendane n'ibyari bikugoye, hanyuma utangirane umwaka musha n'ibindi bintu bishaje. Uyu mwaka wagoye abantu benshi, ariko uyu mwaka tugiye kuwuha pirive ku buzima bwacu. Hanyuma tumaze kuwuha pirive n'ibyari bitugoye kuri Hinduka Official tubihe pirive. Wowe ugiye kumva iki kiganiro wahisemo neza, wahisemo neza gukurikirana Hinduka Official. Ntekereza ko haba amagambo y'ihumure ndetse habaho guhumurizwa kw'imitima wa buri muntu wese ukunda Hinduka Official. Aho njyewe Julienne ndi imbere yanyu, reka nanjye nisabire guhinduka kuriya mwaka. Ntekereza ko dusigaje amasaha make gusa kugira ngo twinjire mu wundi mwaka. Nawe ndagukunda, nicyo gitumye nkwifuriza umwaka musha uze kugubwa neza kandi uzakugendekere neza n'abawe n'ibyanyu byose. Hanyuma nabazaniye umutumirwa mwiza cyane. Abakunda Hinduka Official, iryo ni isezerano nagiranye namwe ko nzajya mbazanira abana b'Imana barimo imbaraga z'Imana ndetse n'ubushake bw'Imana. Atari za mbaraga bajya kugura ahandi, cyangwa se atari za mbaraga zo kwishakamo, ahubwo ni Imana iba yavuze, cyangwa se ni Imana yatugiriye icyizere. Mvugira ngo amen. Rero turashimira Imana yadutije iki gitondo, cyangwa se yadutije uyu munsi. Ntabwo biba byoroshye, na nubwo biba ari byiza kugira ngo uyu munsi tuwugereho. Hari abari baturusha ubwiza bamaze gutaha, hari n'abafunganye na Noheli bashiramo umwuka, hari n'abandi bagiye gutangira uyu mwaka bari mu bitaro, ariko twebweho turashimira Imana. Turacyafite amaguru yacu yuzuye, turacyafite n'amaboko yacu yuzuye. Birashoboka ko udukurikiye urwaye uri mu bitaro, birashoboka ko udukurikiye uri muri gereza, birashoboka ko udukurikiye ufite ubutayu bw'inzara, ariko ndagira ngo nkubwire ngo reka ibyo byose bikugoye, ibyo byose uhagazemo uyu munsi bihingane n'umwaka wa 2025. hanyuma uriya mwaka tugiye gutangira wa 2026 ubu w'amashimwe ku buzima bwawe. Mvugira ngo amen. Hanyuma twihuse reka twakire umwana w'Imana, arimo imbaraga z'Imana. Muramubona gusa kangushimire ngo umeze neza, arasa neza, yambaye neza. Ese nta kintu Imana itakoze, nta kintu Imana itakoze. No gusa neza n'impano, cyangwa se n'Imana iba yabigizemo uruhare. Hanyuma ndagushimiye usa neza. Hanyuma reka tumuhe umwanya adusuhuze, tumwakire, anatwibwire, akomerezeho anatubwira Imana. Uyu munsi tugiye kumva Imana. Unyemera ko Hinduka Official iki kiganiro uzacyumve kugeza gisoje, kuko harimo ubutumwa bwinshi bwawe, harimo ibyawe byinshi. Atubwire icyo Imana yamushyize ku mutima kugira ngo aze kuganiriza Hinduka Official. Hariho abagiye kumubona aribwo bwa mbere kuri Hinduka Official, ariko kubera Imana imurimo no kubera Imana imukoresha, ugiye kumukunda birenze uko wakunze Julienne. Ni karibu nadusuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nitwa Nigena byose Claudine, ndi umukobwa, hanyuma nsenga muri ADPR, dutuye mu karere kitwa Musanze. Amen. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mbere ya byose reka dushimire data wa twese wadutije ubu buzima tukaramuka. Hari abantu benshi batagize aya mahirwe yo kuramuka, ni amahirwe akomeye cyane. Ubu hari abakiye batunze ama etaje, bafite amamodoka, bafite abana beza biga heza, batagize aya mahirwe yo kuramuka, ariko uyu munsi wowe ukaba waramutse.
haleluya kuba waramutse nicyo gikurusha Nicyo urugero gikuru. kuba nta mugabo ufite ntabwo ari igitangaza kuba Icyo nta si biryo igitangaza. byiza nta gitangaza kuba utarabyara ntabwo ari igitangaza Ntabwo ari ahubwo igitangaza. igitangaza ni uko waramutse nuko twaramutse Eh. kandi imana ikatwongera imyaka Cyane. cyangwa se ikaba yanaduteguriye no gutangira undi mwaka turi bazima Ya, umuririmbyi wa 400 yaravuze ngo udakijijwe wese udakijijwe nushaka wese ufite imitungo za mirenge n'iza miliyari ariko Ariko udakijijwe udakijijwe. nushaka ufite amayero jewe ntabwo nzi amayero uko yasa cakoze amadolari amadolari yose uko yasa. sirayazi ahubwo reka mbwira abakunzi bawe bazanyeka amayero uko yasa abakunzi ba Julienne Yego. abakunzi ba Julienne Claudine basabye ikintu gikomeye ngo muzamwereke amayero uko asa asa. amapawuni se njya numva ngo haba n'amapawuni oya jewe zamanze haza amayero Amadolari n'amapawundi warayabonye. yongeraze, ubu nabonye amashiringi mbona n'amanyarwanda mbona n'amadolari rero nkeneye kubona n'amayero ariko siko njyewe n'amadolari ntazi n'uko asa imana ikweze kubesha uri mw'iki giterane ntabwo ndi kukubeshya ntabwo nzi ukuntu amadolari asa ahubwo kubera icyo wagiye kuyavunjisha utarayanyereka ngo nyarebe ntabwo twari twakamenyanye ubutaha rero uzabanza unyereke ku madolari okay nzayakwereka ubwo turashimira Imana rero abashuti bawe bazanyeka amayero nanjye nzakwereka nanjye uzanyereka amadolari haleluya imana ishimwe haleluya rero imana ishimwe sibyo ubwo nkeneye no kuzabona amayero Amayero. nzongera mbone n'amapawuni nongere mbone Kubera n'amakongomani Imana. mbone n'amashinwa mbone n'amarundi byose imigisha Ariko yo mu gakiza k'imana yose twarayihawe twarayihawe kandi niko umuririmbyi yarabitwemereye yavuze. uribuka ko hari igihe imana ijya ivuga ngo nzakugirira neza Yego. nzakugezaho imiryango itakugeza Yego. nzakugezaho amashuri atakugeza Atakugeza. nzakugeza n'aho umugabo atakugeza cyane turashimira imana rero nese ko mbabarira umbwiza ukuri mu muryango hanyu hari umuntu wari uzi amadolari ukoze wavuga n'amashiringi yada Amashiringi. amashiringi yazi kubera hari abatuye Yego. ariko nyine ni igiciro gikomeye ubundi Gikomeye. imana itoranya umuntu ntakishingiyeho Nta n'ikirenzeho. ikaguha ntakishingiyeho imana iyo yashatse kukugabirira kugabira nta n'ikirenzeho. rero niyo mpamvu nari mvuze ngo tugiye kuyishimira muri byose twayikoreye ejo hari ahantu nagiye kubwiriza nuzura umwuka Haleluya. w'Imana ndangije ndaririmba ngo Imirimo imirimo yakoze. yose yakoze tuyikusanyirije hamwe tuyizamura icyubahiro ishimwe iragikwirije Yego. si ubusi Buriya twakaririmba hari isuri byadutera koko imirimo wakoze mana imirimo wakoze mana tuyikusanyirije hamwe tukuramburiye amaboko ishimwe n'ibyawe imirimo wakoreye abagabo batwumva imirimo wakoreye ababyeyi batwumva imirimo wakoreye abakobwa baraha imirimo wakoreye abasore batwumva tuyikusanyirije hamwe tukuramburiye amaboko ishimwe n'iryawe imirimo wakoze mana imirimo wakoze mana tuyikusanyirije hamwe tukuramburiye amaboko y'ishimwe nukuri imirimo wakoze wagize neza wakoze imirimo myinshi imirimo wakoze uduha isura nziza Ari we warakoze. imirimo wakoze uduha agakiza kawe imirimo wakoze utwambika twese imirimo wakoze utanga urubyaro Wagize imirimo neza. wakoze wubaka ingo za benshi imirimo Ayiwe wakoze Mana, ukiza warazubatse abarwayi, mushimwe. imirimo wakoze Haleluya. ufungura abafunzwe imirimo wakoze wungura abacuruzi imirimo wakoze mana tuyikusanyirije hamwe tukuramburiye amaboko y'ishimwe n'ibyawe oyanga imirimo wakoze mana imirimo wakoze mana tuyikusanyirije hamwe tukuramburiye amaboko ishimwe nukuri imirimo wakoze wakoze ukorera imirimo myinshi abahanuzi kirisito imirimo Wakoze wakoze imirimo Kristo. ukorera abayobozi utanga ububyaro imirimo wakoze utanga kwiga ukorera barasoza ubwoko bwawe warakoze warakoze imirimo wakoze yose 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 Turangiza iyo umwaka wakoze turi uyu mwaka bazima, tugiye tuwushime. kurangiza Haleluya. tuyikusanyirije hamwe
tukuramburiye amaboko ishimwe imirimo wakoze Mana, imirimo wakoze Mana, tuyikusanyirije hamwe tukuramburiye amaboko ishimwe ryawe. Mana data wa twese, uri Mana nziza, uri mutaburuka ibigenza, uri nyakubahwa, uri mutaburuka ibigenza. kubw'imirimo Iki gitondo wakoze cy'umugisha udutishe nuhimbazwe. turagushimiye, turaguhimbaje ko uturamukije dufite amaguru abiri, tugushimiye ko uturamukije dufite amaboko abiri, tugushimiye ko uturamukije tuticaye mu tugare, tugushimiye ko uturamukije turi guhumeka umwuka tutaguze, tugushimiye ko uturamukije tutari ku iseta, tugushimiye ko uturamukije tutambaye sote, turagushimiye ko uturamukije nta serumu ziturimo, uturamukije nta randevu kuri iyo mirimo hata sisizo gredo sase taya bini konta jebedo sase hata ya zenerosire wakoze ndagushimye. turagushimiye turavuze, turakubwiye ngo imirimo wadukoreye mu kwezi kwa mbere, imirimo wadukoreye mu kwa kabiri tuyiteranijeho, imirimo wadukoreye mu kwa gatatu nayo tuyiteranijeho. Hari benshi bapfuye turarokoka, hari benshi bari mu buzima ariko twararokotse, hari benshi baburaye ntibarokoka ariko twe turarokoka. Imirimo wakoze mu kwa kane turayiteranyije, iyo wakoze mu kwa gatanu tuyikusanyijeho, iyo wakoze mu kwa gatandatu turayigushimije. Tugushimiye iyo wadukoreye mu kwezi kwa karindwi, mu kwezi kwa munani twibutse imirimo wadukoreye, twibutse iyo wadukoreye mu kwezi kwa cyenda. Ayiwe Mana nyir'ingabo, hari benshi twavukiye kimwe batakiriho ariko turiho, hari abadutanze kuvuka batakiriho turiho, hari abavutse nyuma yacu batakiriho ariko twebwe turiho. Tuyikusanyirije hamwe iyo mirimo yose wadukoreye mu kwezi kwa 10 tuyiteranyijeho. Ibirayi byari bihenze ariko uratugaburira, ibishimbo biri kugura 1000 uratugaburira. Warakoze Mana, warakoze. Iyo mirimo tuyikusanyirije Uwiteka, turavuze ngo nushimwe. Mu kwezi kwa 11 warahabaye, imvura ari nyinshi, byo kurya bidahari ariko uraturinda ubwoko bwawe. N'iyo mirimo tuyiteranyijeho, duteranyijeho imirimo wadukoreye guhera ku itariki ya mbere z'uku kwa 12 tukaba tugeze kuri 31 z'ukwa 12. Iyo mirimo yose wakoze mu mezi 12 yose turayikusanyije. Dukusanyije iyo wakoreye abatuye mu Burayi, dukusanyije iyo wakoreye abatuye mu Buhindi, dukusanyije iyo wakoreye abatuye muri Amerika, iyo wakoreye abatuye muri Kenya no muri Kongo turayikusanyije. Uwiteka, dukusanyije iyo wakoreye abantu batuye muri Canada, dukusanyije abantu imirimo wakoreye abantu batuye muri Mozambique, abatuye muri Australia, imirimo wabakoreye turayikusanyije. Dukusanyije iyo wakoreye Abagande, dukusanyije iyo wakoreye twebwe Abanyarwanda twese. Iyo mirimo yose tuyikusanyirije hamwe, hanyuma tukuramburiye amaboko turavuze ishimwe ryawe. Hanyuma tugushimiye yuko uduhaye aka kanya keza ko kuramuka, ukaduha aka kanya keza ko kuba imbere yawe. Aya mahirwe ntabwo yaduhaye kubera twize, ntabwo yaduhaye kubera turi beza, ntabwo yaduhaye kubera twambaye amabaze meza, ntabwo yaduhaye kubera dutunze amayero n'amashiringi, ntabwo yaduhaye kubera turi barebare, ntabwo yaduhaye kubera ahubwo ni impuhwe n'imbabazi watugiriye, ni urukundo rwawe. Urangije ukavuga ngo utwemereye kuvugira kuri iyi kamera uyu munsi wa none. Izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihimbazwe. Hanyuma tugutumiye muri aka kanya gatoya tugiye kuba imbere yawe kugira ngo uzuka abanemo natwe, duheje imyuka mibi, duheje gukora kose k'umwana katika jina la Yesu. Dufasha imigambi yose y'abarozi, imigambi yose y'abasimu, ibitakuvuga byubarare hasi, hanyuma imbaraga zawe zikore. Duhamagaye Mwuka Wera turi muri aka kanya, duhamagaye amavuta yawe turi muri aka kanya. Aya mavuta natumanukire, tuvuge
tuvugishijwe nawe, dukore dukoreshejwe nawe, Mwuka Wera amanuke. Urakoze kuri Data wa twese mwiza, kandi urakoze ko ugiye kubana natwe, kandi ibiganiro tugiye kugira bizafashe benshi, ndetse bizakize benshi, bizakomeze benshi, bizabere benshi intsinzi n'urwego, bizabageza mu bwami bwawe. Urakoze Mana, ngaho bana natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana itugirire neza. Ndagushimiye kubyo isengesho nziza ribonetse. Uyu muririmbyi nanjye ndamukunda. Buriya ntabwo ari wowe wenyine umukunda, ahubwo nsanze iyerekwa mfite ari byo nawe ufite. Ng'imirimo Imana yakoze, hari ibyo Imana yakoze mu kwezi kwa mbere, hari ibyo Imana yakoze mu kwezi kwa kabiri. Ni ukuri ko Imana hari icyo Imana yakoze. Hari imirimo Imana yakoze itugaburira inzara ihari, inatwambika twaravutse Rodobari aho kwa Makiye, itugiriye iduha kano gasura tutari dufite, nta nubwo twari gushobora kukabona. Icya mbere cyo kimira Imana ni uko yatugize aba bantu aba muri kureba imbere yanyu kandi tutarizi. Kandi ushobora kuba barizi, ariko dushimiye Imana rero. Ntabwo Imana ireba uburanga, nta nubwo ireba igihagararo, nta nubwo ireba aho umuntu avuka, nta nubwo ireba ko twize amashuri, nta nubwo ireba haleluya haleluya. Ntabwo Imana ireba ko dufite amafaranga, ahubwo ijambo ryarambwiye ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, haleluya, Imana iramwemera. Turashimira Imana ko iyo imaze kukwemera ikwemeza ibitakwemera, cyangwa se ikwemeza abatakwemera, mvugira ngo amen. Iyo Imana imaze kukwemera ikwemeza aho watereye agaciro. Iyo Imana imaze kukwemera ikwemeza aho wasuzuguriwe cyangwa se aho wandagariye. Imana ikakugira umuntu ukomeye. Wa wundi wari waragufasheho ijambo abona ko ntacyo uzimarira, agatangira akavuga ngo hari Imana Julienne yakoreye, haleluya, ati hari Imana yamuhinduriye ubuzima, imuhindurira n'amateka, agatangira akizera Imana ya Claudine. Kubera iki? Uko yari akuzi ntabwo ari kari kukubona, agahita atekereza ngo Imana yahinduye ubuzima bwa Julienne. Ese Imana yahinduye ubuzima bwa Claudine? Nshobora kuba nawe uzi neza, ariko ubwonze burahagije. Bitavuga ngo yakoze biriya izakora n'ibindi. None turayikusanyije. Iyo yakoze mu kwezi kwa mbere iraturinda, abandi barapfa, abize amashuri barapfa, abafite amafaranga barapfa, ariko turashimira Imana. Twebwe nta kintu na kimwe yarebyeho nshuti zanjye, usibye Imana y'amahoro yavuganye natwe kizatugirira neza. None uyu munsi duhaye gusoza umwaka. Claudine, Noheli yagenze gute? Noheli ku giti cyawe bwite yagenze gute? Ntabwo yagendekeye neza. Kuwa mbere baranyibye utuntu twose, ariko nyine narindi muzima, nta kibazo. Wenda nuko habonetsemo icyo kibazo, ariko narindi muzima. Yego. Yego. Nta surprise wabonye kuri Noheli? Kuri Noheli rwose ubwo surprise niyo yo kunyiba nabonye. Surprise wabonye niyo kukwiba. Ntabwo Julienne yigeze agutungura? Reka ngo ikizabire unsengere guhera uyu munsi kugeza kuri Noheli, kubunane ejo nzagutungure. Iyo mpano ndayakiriye, nzagutungure n'akabiswi konyine apfa kuba ari surprise, kandi na bombo uyikoranye umutima w'urukundo apfa kuba ari surprise. Ahubwo se uri kwitegura umwaka musha gute? Utanezerewe mu mutima wanjye, ndi kuvuga ngo imirimo yose yakoze nyikusanyirije hamwe uyu mwaka utarara, mbaye nyihaye icyubahiro. Nubwo banyibye ariko yagusigiye ubuzima. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi, riravuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Amen. Haleluya. Imana ishimwe ko itugiriye icyizere. Kakomereza tubwire, utwibwire, ubwire abakunzi bahinduka official, unabasetse bese. Ariko reka nguki, usika abantu benshi basengera guseka. Imana yo guseka urayifite? Ngira impano yo guseka nshuti zanjye mukunda Julienne cyangwa mukunda Hinduka official. Impano yo guseka ndayifite. Nawe waba uyifite ngo tuyikoreshe? Nanjye impano ndayigira. Hanyuma ubu ngubu rero tugiye gukoresha impano yo guseka. Tubwire abantu ibihumuriza imitima nibibakomeza, ariko dukoresha n'impano yo kugira gute yo guseka. Uko byaba biri kose, muri ibyo yaravuze ngo
ntukabwire imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'imana yawe kuko imana si umuntu nginanirwe gukora ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'imana yawe. Ntukabwire imana yawe ubunini bw'ikibazo nta nubwo wabwira imana yawe kubera ko bakwita ahubwo uravuze ngo isi n'ibiyuzuye byose ni ibyayo. Rero ntukabwire imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo ikibazo kibwira ubunini bw'imana ukorera. Ikibazo kibwira ubunini bw'imana wamenye ariyo yaguhaye aka gasura. Ubusavutse uzi kwambara rinete ahubwo se wavuga n'ibintu bijyanye wavutse utazi no kwambara ibintu bijyanye. Wambaye agakoti keza, wambaye agatambaro keza, noneho ikanzu uyu munsi wajyanishije ndabigutuye kandi ntabyo wamenya. Ariko kubera imana ikirisa ibinyantege nke igakoza isoni ibinyembaraga. iyo mirimo yose turayikusanyije ntabwo twabona ibyo tuyivuga, ariko gusa byongewe mbanjije nashima imana imbere ya kamera yawe. Yego uyu mwaka imana yaranyiyeretse kandi mu kwezi kwa mbere nagasenze imana ngambye ati ndirahiye nduwiteka uyu mwaka ugiye kumbona. Uyu mwaka ugiye kumbona mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kwa karindwi, mu kwezi kwa cyenda nzakuyereka ayo mezi. Hanyuma ndangije ndavuga se ubu uzanyiyereka ute? Mu kwezi kwa kane nibwo natunze touch bwa mbere na mbere. Mu kwezi kwa kane nibwo natunze touch. watunze touch mu kwezi kwa kane nibwo natunze touch. bwa mbere umva bari barampanuriye bararusha ati imana iguhaye touch, akagira n'umuntu nyiyemera akambwira ati touch nzayikugurira bikarangira ntayakugurira. Touch zarambere touch ibaze ko byarambere icanja gusenga umuntu akajya mu mwuka akanyanisha ati hane touch yagucumu. Yego touch bite na touch ariko turashimira ngeza ndavuga ati imana ibya touch binkure mu mutwe ntayo nzatunga ndi kubona byararangiye. Mu kwezi kwa kane mu bintu ntatekerezaga mu byo ntarinzi umuntu ampereza touch surprise utagira ngo ni yayindi ya veni ya karara kagenda wapi telefone umukozi w'imana nagagira karara kagenda touch $150 arayabara neza yishura mbegeza telefone. Ibyo ni ishimwe rikomeye. Mu kwezi kwa kane ubwo nibwo nabonye touch. Mu kwezi kwa gatandatu nibwo natangiye kuvugira kuri YouTube. Ariko mana kandi yari yarabikubwiye kuri Gonarek. Yego imana rero nta kuntu itagize. Mu kwezi kwa karindwi nibwo yanyegetsemo $1 bwa mbere. Mu kwezi kwa karindwi umuntu ari muri Amerika arambwira ati ngiye kukweza amafaranga ugure telefone iyo nari mfite yari yapfuye ashaka kumvugisha online biranga ndavuga ati telefone yaramenetse nta byakunda. Arambwira ati ngiye kukohereza $90 ugure yindi telefone tuvugane online bikuru. Amen. Anyoheza $90 nyavunjishamo $130 by'amanyarwanda. Amen. Ubwo yameze imana yambwiye yaranyiyeretse. Akwiyeretse. Yego mu kwezi kwa 9 mama arwara amaso nta mafaranga dufite yo kumuvuza. Nta bintu na kimwe mbese mbona byarangiye kandi turi no mu bitaro. Umuntu ahita mpamagara ndi mu bitaro. Arambwira ati Korodina bite ubwo nshatse kubabwira iby'imana yankoreye ibyo yakoze mu mwaka wose nashobora kubibara ariko ibigaragara byo ndabibabwira ibifite ibihamya. Yewe ubundi nuko abantu biwawe batanze. Uyu munsi barakumenye. Nabwiye abantu bose mbasha guhagarara imbere yabo nababwira ngo ndababwira imana nabonye apana iyo nabonanye abandi yagiye ntiyeretse iyo ndakuyeretse. Hanyuma mu kwezi kwa 9 turi mu bitaro umuntu arampamagara ari muri Amerika ntanamuzi arambwira ati bite ni byiza ati ko numva uri mu bitaro. Ndamubwira ati mama yagiye mu bitaro tugiye kumubagisha amaso. Arambwira ati gusa ubu ngubu mufite amafaranga yo kwishura ibitaro. Korodine nabonye uvuga kuri YouTube ko nta muntu ushaka kamenya ibibazo byawe nyemerera njyewe mbe mukuru wawe. Anaramenda he ahita aba mukuru wawe ari muri Amerika arambwira ati nyemera mbe mukuru wawe ube murumuna wanjye ujye umbwira ibibazo ufite nanjye nkubwira ibibazo mfite. Hanyuma rero kubw'icyo kibazo cya mama wawe ugiye kukohereza $100 agufashe kuvuza mama wawe. Hashize iminota mikeya mbona nyoheje $100 narindwi. Haleluya. Mu bitaro Musanze urabizi hegeranye na banki ya Beka. Ahise nsohoka mu bitaro mpita mfata akagare mpita nirukira kuri Beka ati dore bampaye udufaranga ati fata indangamuntu ufotoze wuzuze ubundi uzane bampeza $150.
iyo ni imirimo imana yakoze nta wo mu muryango wawe ubigizemo uruhare nta mashu ariko mana ndagushimye imirimo kubyo wakoze niyo mpamvu iyi mirimo yose yakoze tuyikusanyirije hamwe dushobora kwishyura ibitaro tukagenda duteze tukagaruka duteze none hari ukuntu bari bamupfutse amaso kunyine baravuga bati muzajya musibira rimwe ejo mugaruke dupfukure dushiremo umuti twongere dupfuke gutyo kugeza igihe bizacogorera tukagenda duteze utumoto tukagaruka duteze utundi tumoto ariko shama ariko mana ishimwe n'ibyawe ndamagara motari mumota urihe ugiye mu zutware korodire ati ngwino ntware nkicara ku madorari sha ariko hashimwe imana yakoze ibyo hashimwe imana yakoze ibyo byose iyo mirimo yose tuyikusanyirije hamwe turavuze ngo ishimwe n'ibyayo mu kwezi kwa cenda kugezemo hagati telefone yanjye barayinyita yataje barayinyiba kandi nta yindi mfite mara icyumweru bibiri nta telefone yataje mfite ikibazo gikomeye umuntu musa mbona kuri YouTube bwa mbere ngacatse kuri WhatsApp ambuze rero yigira inama yo kumpamagara bisanzwe arampamagara ati ko nakubuze kuri WhatsApp bite nta taje mfite arambwira ati telefone mfite nyemerera utege unsange Kigali nyiguye nta mpamvu yo gutunga taji wowe umukozi w'Imana ntayo ariko turashaka ibyo bintu ndatega nje Kigali telefone ndagizana ndayifite warayibona katuyibereke ngiye ni telefone nziza nta nubwo ari kakandi kavere ni telefone nziza ivuye mu bushake bw'Imana imirimo wakoze uyu mwaka tuyikusanyirije hamwe tukuramburiye amaboko ishimwe n'ibyawe turayikusanyije uyu mwaka namenyanye n'abantu bafite amamodoka meza wowe shuriye bagafata imodoka zabo bakaziparika iwacu tugasenga uyu mwaka nibwo navuganye n'abantu batuye mu bindi bihugu muri Amerika muri hehe na hehe na bya bihugu byose navuze maze uzi yuko hariho n'umuntu utuye muri Canada wambwiye ngo azaza kunsura tumubwire ngo ni karibu yose tuyikusanyirije turavuze ngo ishimwe n'iryayo hanyuma munyemerere dusome ijambo ry'Imana cyewe ngiraga amagambo menshi uranze ndakuzi ariko nta kibazo yego tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cy'abacamanza yego abacamanza ku by'Imana yakoze wowe udukurikiye umaze kumva ihumure z'umwana w'Imana akubwiye cyangwa wumvise aho Imana yamunyujije nawe ugira icyizere ni ukuri Imana yamuhuje n'abo bantu bose Imana yakoze ibyo byose ntabwo yari yarize iyo muri za Canada hari ubwo hazirata nta nubwo yigeze ahagera iyo za Amerika nta nubwo ahazi ariko kubera Imana ziravuze ngo izaduhuza n'abo tutari kuzamenya izatugeza mu mahanga tutakwigezamo ndetse iravuga ngo iduhaye igikundiro turashimira Imana rero ko igikundiro yaduhaye n'uyu munsi aricyo kiri gukora mvugira ngo amen hanyuma nawe udukurikiye waba uri mu nzira nk'iz'umwana w'Imana yanyuzemo waba uri mu nzira zibikugoye wumve ngo iyakoze biriya by'uyu iyakoze biriya bya Julienne iraje ikore n'ibyawe muri uyu mwaka mvugira ngo amen reka rero no kutubwira ijambo ry'Imana yego hanyuma Imana iduhana umugisha wo kwibwirana abibwiye nitwa Niyigena byose Claudine nsenga muri ADPR ndi umukobwa ndi umuririmbyi ndi n'umuvugabutumwa izo mpano zose Imana yazimpaye Imana yavuganye nanjye ndisuzugurwa ariko uyu munsi maze guhinduka uw'agaciro amen nta muntu wanyiyumvagamo nta muntu wambwiraga ngo nzaza kugusura nta muntu wambwiraga ngo uzaze unsure ariko uyu munsi banarantegera uyu munsi baza no kugura amayinite kugira ngo bashake Claudine bakajya kugura essence bagashyira mu modoka yabo bakaza gushaka nde Claudine kandi yari insuzuguro ubundi ngiye ngeze mitamvuga ngo Claudine yari wirodobani kwa Makiri usikwara kanuna nibagiwe kuki wari wakibagiwe ariko buriya uzi ko uyu mwaka yego mu kwezi kwa 9 ejo bundi ari nabwo naraye kuri materi wacu ariko izo nkuru zimbere namwe mudukurikiye mutegera amatwi tubyumve nibwo mu kwezi kwa 9 ejo bundi ubwo nemeza ngo ari guca mu kwa 9 amezi 3
yamaze ndi kuryama kuri matera amezi 3 niyo umaze kuryama kuri matera kandi ufite imyaka 20 wenda n'urugero nanze ariko nukubatera amatsiko kugira ngo bazashake kumenya imyaka Claudine afite wenda tubare guhera ku mwaka wa mbere kugeza ku myaka 20 waryamaga kubisogoshogo n'ibishwagari ibyo byaba byarabuze ukarundarunda ibideyi byinshi byagiye bigasaza n'ibyenda byashaje hajya abadukurikiye ibideyi murabizi ibideyi ni imifuka yashaje hari ukuntu nashaka mu bakire nkavuga ati ariko mana ubu nanjye nzabona matera urwego rwanjye ngenda nyimanuza arisha uyiryameho ntabwo ari umuntu wayingamiye narayiguriye nakubonanye n'agasakoshi keza ntakubeshye yahati Claudine yabaye umusirimu imirimo wakoze haleluya tuyikusanyirije hamwe tukuramburiye amaboko ishimwe n'iryawe Imana yarakoze Imana uyu mwaka Claudine ndumva uyu mwaka warakuberewe amashimwe umwaka wakuberewe gutunga simati umwaka ukuberewe kujya kuri YouTube none uri no kuri Hinduka official umwaka ukuberewe kuryama kuri matera umwaka utuma wambara rinete nziza umwaka utuma uvuga Imana bitandukanye uko wayivuze ariko umwaka usiga warabaye no musirimu umwaka usiga warafashe n'amadolari ariko buri ubutaha nkamubwira kano kantu ubutaha buriya ni Julienne uzafata amadolari oya humura baraje bayagoye ubutaha ni Julienne uzagira gute uzafata ku madolari kamwe basigaje kunkorera iyi ni akahe rero gatuza Imana gatuza oya ariko ntabwo nakababwiye n'amatsiko tuzagaruka kukavuga tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryo mu Bacamanza ibice 11 turasoma umurongo wa 32 wonyine yego Abacamanza ibice 11 umurongo wa 32 haravuga ngo nuko Yefuta arambuka atera Abamori yego arwana nabo Uwiteka arabamugabiza uwo munsi haleluya Uwiteka arabamugabiza nuko Yefuta aramanuka atera Abamori arwana nabo nuko Uwiteka arabamugabiza uyu munsi Imana ikugabiza amafaranga wari warabuze haleluya Imana iyangabize ariko ntabwo byumvise wowe ndabyumvise ariko haleluya Imana igabize iri jambo nkeneye ko abagabo baryumva badukurikiranye none nkeneye ko abakobwa baryumva badukurikiranye none nkeneye ko abasore baryumva badukurikiye none nkeneye ko ababyeyi badukurikiye none iri jambo baryumva baritangirana umwaka umaze igihe kinini uyu mwaka wose urangiye bari kuvuga ngo waragumiwe ariko uyu munsi Imana ikugabiza igihungu muzabana itange sheri ikugabize haleluya Bibiliya itubwiye ku nkuru y'uyu mugabo witwa Yefuta ngo yavutse ari ikinyenda abantu bose bavuga nubwo muri iyi minsi babyoroheje ngo ni abantu ngo ninda zitateganijwe ariko niko bavuga niko na banabivuga oya na Bibiliya irambwira ngo avuka kwa Gileyadi ariko Gileyadi yamubyanye n'undi mugore utarabyaye abandi bahungu Gileyadi rero ntabwo nzi ikibazo yari afite abahungu benshi birashoboka ko yagiye kubyara Yefuta akurikiye umukobwa ariko bikarangira havutsemo umuhungu Bibiliya irambwira ubwo nzabaha ubuhamya bw'ukuntu navutse nanjye umunsi nzagaruka Bibiliya irambwira ngo Yefuta abahungu ba Gileyadi bamaze gukura ngo baramwirukana baranamwerurira baramubwira bati nta tugushaka mu mitungo ya Gileyadi mama sinyoko nubwo data yagutoraguye ufite ibitabo binini bitangana n'ibyo dufite ufite ibinwa binini ngo baramwerurira baramubwira ati nta mutungo n'umwe wabona nta nubwo tuvugana turakuzi iswo ninde iwanyu nihe nyoko ninde ngo baramwerurira Yefuta ngo aragenda Bibiliya avuga ngo arahunga ajya kuba mu gihugu cyitwa Topu
ngo topo ateranya abantu bitwa ingunguzi je bwana bigereranyije n'abantu b'abanyamasengesho ngo barasenga basenze ngo Uwiteka bahakusha bagatera bakarwana kandi bagatsinda. Haleluya. Imana iguhe gutsinda. Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo witwa Yefuta aguma mu gihugu cyitwa Topu akigumamo ariko umunsi umwe Imana idapfa, Imana idasaza, Imana idaca urwakibera, Imana itanga amateri iwanyu batabigize uruhare, Imana itanga amadolari iwanyu ntawe ayatunga ikavuga ngo wowe uzayatunga. Ariko ma haleluya. Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo witwa Yefuta umunsi umwe Imana imutekerezaho ibona ari ngombwa ko aba umutware, ibona ko ari ngombwa ko aba umuyobozi, ibona ko ari ngombwa ko nawe yagira icyo ateramo imbere ngo hanyuma imanura abagabo bitwa Abamori. Haleluya. Aba bagabo bitwa Abamori ngo baza kurwanya bene Gereyadi mu gihugu cy'Isirayeli. Haleluya. Ntabwo mbizi uko ndi kubyumva ariko namwe ko muri kubyumva ariko icyaba nawe ukabyumva ngo Abamori bamanukira Isirayeli ngo barwanya abantu bitwa bene Gereyadi ngo bararwana ngo bananirwa gutsinda ngo bananiwe gutsinda ngo bibuka ko hari kamwe gasenga kitwa Yefuta, bibuka ko hari kamwe katinya ariko kazi guhamagara Imana. Ariko Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo witwa Yefuta ngo bene Gereyadi barazinduka. Bibiliya yambwiye ngo bazangarukira ariko sinzabagarukira. Nawe udukurikiye bazakugarukira ariko ntuzagira gute, ntuzabagarukira. Kugira ngo amen. ngo barazinduka kare baraza barapfuka mutagira ngo babimubwiye bito baramubwira bati Yefuta we dufite ikigeragezo twebwe Abamori baraduteye, twararwanye twananiwe gutsinda, twarasenze bigananira, twariyishe birananirana, twari tugeze ngo uze uturwanire kandi nuramuka urwanya ugatsinda imitungo twakwiye izahinduka iyawe. Twanze kukubera bene nyoko ariko nurwanya ugatsinda tuzaba abaja bawe, uzaba uri umutware w'Igereyadi. Ariko Mana nyiribi hagira abantu Imana igira baja ku buzima bwacu atasisizo gredo sase tayabiniko hagira abantu Imana igira baja ku buzima bwawe. Ariko Mana hagira ibyo Imana itera hari biteze irambwira ngo umugabo banze kaba mwene nyina banga kaba murumuna wawe ariko ibibazo bije bagavuga bati nukuri kw'Imana baba umutware w'ibintu dufite, ubu umutware wacu, ube manager wacu, ubu umugenzuzi wacu, ube kontabule wacu, ibintu byose ni ibyawe. Ariko Mana we za mitungo twakwimya izacu none ugiye kwegukana iz'igihugu cyose. Umugabo witwa Yefuta arabasubiza Imana yakwibutsa sigaceceka uravugaga kijiga manager. Haleluya. Okay, tushiramo nakakandi k'abasirimu so vraiment okay ariko haleluya Imana yakwibutsa. Umva ukuntu yabwiye ngo Yefuta arabasubiza ati Yefuta uvugishije ukuri uvugishije ni wowe uri kumbwira ayo magambo, ni wowe ejo si mwebwe mwanyirukanye mukambwira ko mutazi ntavuze kuri nyoko iswa yabyayemo ikinyendaro ndi ikinyendaro ntagira icyo ngeraho ntagira ukonsa jugiye n'ukuri kw'Imana imbere yawe n'imbere y'Imana. Iwacu narindi ikirema cyo mu rwego rwo hejuru, ikirema nyakirema se bakamamagara bakambwira ati wakirema we wazukarya kananirwa kwivana nkango nigeze nkahariya ibiryo byose bakabirya bakabimara. Ubwo se buriya byabayeho ikirema uri mwiza gucyo si abantu banini se babibirema ariko bwiza bwakubuza kuru rero mbanzi ko abantu banini bataruha, mbanzi ko abantu banini bari n'inzobe batasonza, mbanzi ko abantu banini batabikire ikirema imyaka 15 ufite nibi bitama ubasha
ikigo cy'amashuri cyose cyicacira imiti biranga, umurenge wose unteranyiriza imiti biranga, umusore w'umugaturika nteranyiriza imiti biranga, korali y'abantu 70 nteranyiriza imiti biranga. Umunsi umwe haza umugabo w'umuhanuzi arasengera maze arakiza. Umuhanuzi nababwira ubuhamya nzababwira n'ingaruka, ariko ngo yefutaga ababwira ati muri nakunyitekere kandi nawe hari abagutaye, hari abakwisikiremo, abandi bati kizapfa naco simari, ariko turashimira Imana. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo witwa Yefuta, yego, arababwira ati muvugishije ukuri ibintu muvugishije ukuri, mubihagazeho cyangwa mubitewe n'ubwoba mufite. Mbese ko uri kuvuga ngo nubyara uzatanga umukeka kuko uzawutanga cyangwa nuko indi kukurya cyane, cyangwa nuko indi iri kukurya cyane. Kuri kuvuga ngo Imana nikugira neza ikaguha umugabo, bwa mbere uzajyana umukeka mu rusengero. Uri kubivugishwa n'imyaka 40 umaze, cyangwa uri kubivugishwa n'abantu bari kuvuga baragumiwe, cyangwa uri kubivuga ubikuye ku mutima. Ngo bene Gileyadi baramurahira, baravuga ngo tukurahiye ku Imana ishobora byose, nuramuka urwanye ugatsinda iyi mitungo yo kwa Gileyadi yose, uzahinduka umutware wayo. Haleluya. Bibiliya avuga ngo uyu mugabo aramanuka. Uyu mugabo aramanuka, vuga ngo yaramanuka. Umugabo witwa Yefuta aramanuka. Mana we, va mu bukene wicaye mu manuke. Yego. Va mu bushomeri wicaye mu manuke. Yesu Kristo. Va mu nyatsi wicaye mu manuke. Gira kwize. Ubwira Imana ngo nitandukanyije na karandezi wacu. Uramanutse agiye kurwana kandi nizeye ko adase. Bibiliya ambwira ngo umugabo aramanuka. Amanukira mu gihugu cy'Isirayeli. Bene Gileyadi bari bose bamwirukanye. Abamushishurije bahari. Abamwanze bahari. Abamupinze bahari. Abaza kwemera ineza ye bahari. Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo witwa Yefuta aramanuka. Ngo hanyuma agera aho yagombaga kurwanira n'Abamori, ngahita arabatera, ngafata kamera akazingazinga. Ngo Uwiteka bose arabamugabiza. Uwiteka kugabiza Abamori bari barakwishimiye. Umaze igihe kinini usenga, ariko uyu mwaka utararaga. Imana ikugabiza imyambaro wabuze, Imana ikugabize amafaranga wabuze, ikugabiza inzu wabuze. Umaze igihe kinini uhinga ukarunza, uyu munsi Imana ikugabiza kweza. Umaze igihe kinini ucuruza ugahomba, nari ninginze Imana ngo ikugabize leta ya Hatayazene niniwe dosayini hatayabini kontaje vedosas. Imana ikugabiza abakiriya wabuze, Imana ikugabiza umusore wabuze, ikugabiza umukobwa wabuze. Umaze igihe kinini ubengwa, uyu munsi ikugabiza uw'agaciro. Umaze igihe kinini urisuzugurwa, ikugabiza abakukubaha. Imana ikugabiza ivugabutumwa muri wowe. Umaze igihe kinini uhanura bikanga gusohora, uyu munsi Imana ikugabiza impano zo guhanura bikaba. Leta ya ndakumvuri papa, izina ryawe nirishimwe. Gabiza ubwoko bwawe, ibyo twaburiye icyerekezo tugabiza. Umaze igihe kinini mu mpera uri kubona nta mavuta. Imana ikugabiza amavuta. Agaciro ni amavuta. Imana ikugabiza amavuta. Imana ingabiza amavuta. Umaze igihe kinini urubyaro rwarabuze, uyu munsi kugabize gutwika. Ujye kumbitana na Jama ndihita yinjira. Haleluya. Uyu munsi Imana igira ibindi kugabiza. Umaze igihe kinini wambara ibintu bitajyanye, Imana ikugabize kwambara ibijyanye. Umaze igihe kinini utaberwa, ikugabize kuberwa. Umaze igihe kinini nta muturanyi wakuvugisha, uyu munsi bakugabize. Uyu munsi ikugabize matera nziza, ikugabize ikoranabuhanga, ikugabize kwamamara. Imana ikugabize akazi. Umaze igihe kinini ukora peri mu Gatsibo, uyu munsi ikugabize. Uyu munsi Imana ikugabize imodoka wari warabuze, uyu munsi Imana ikugabize moto wari warabuze, uyu munsi ikugabize visa wari warabuze. Uyu munsi ndabahanuriye, uyu mwaka utari warashe, uri kuri 31 za 2025. Uyu munsi ntabwo nasenga nka ba bagabo batatu basengeye Aburahamu na Sara bakababwira ngo kindi kigihe reka njyewe ndasenze. Uyu munsi ikugabiza ibintu byose wari warabuze. itugabiza.
itugabiza umaze igihe kinini urwaye ukajya kwa muganga bikanga Imana ikugabiza ubuzima umaze igihe kinini baguhanurira ngo urapfuye ikugabize kubaho umaze igihe kinini nta bitotsi ugira ikugabize gusinzira umaze igihe kinini nta mahoro ufite Imana ikugabiza amahoro yo mu mutima umaze igihe kinini utarya ngo uhage uyu munsi Imana ikugabiza amafi amafiriti ikugabiza inyama dore ejo ni ku munsi mukuru Imana ikugabiza ibyo kurya bihagije ikugabiza ibyo kunywa bihagije data wa twese akugabize agira ibintu akugabiza ariko Mana abamori barabifashe ibyo ariko Uwiteka bikugabiza atayasiriza nukasasi hatayazene basire ni wowe naje kureba atayabini konta shekosasi anayasikiza enefa egara zene basire ni niwe dosayini atayabini izogre dosasi atayasikia zomando hezene basisi erega ezene bodi atayasire zenebo aneniwe dosayini atayabini konta jeve dosasi atayasikia zomando zogre hata sisi ezene iniwe sasi atayazene basire atayitugusabye ngo tugabize tayasisi eneva egati ene kukuwa dosayini atayasire zomando analizisi erega eza gozogre ezini kukuwa dosasi urakoze uri nyiribihe narindi kukwinginga ngo utugabize tayasire zone bosisi eregas tayabini konta jeve dosasi anasikia zomando zogre tayabini konta jeve dosasi rerebo dosasi niniwe dosayini atizene boniniwe dosasi ati tayabini konta zene kukuwa dosayini ati niniwe dosasi ati rerebo dosasi ati yene kukuwa dosayini ati yemwe tayabini konta jeve dosasi ati yeme bwoko bwanje hatitaya sisizo gredo sase hatitaya bini kuonta jeveniniwe do sase hatitaya sikia zomando hatibabwira ngo ndi Imana hatizene basire niniwe do saini hati ndi Imana ije kurwana intambara hatitaya sisizo gre hatitaya bini kuonta jevedo sase hanasikia zomando zo gre hati ndi Imana ije kurangiza ibyanze kurangira kubuzima bwacu tayazene basire niniwe do saini hati yemwe hati ndi Imana ije kurwana intambara ku buzima bwanyu hati kandi tayazene basire hati ndi Imana ije gutangirana namwe umwaka hati niniwe dosasi anasikia zomando zo gre dosase hati tayazene basire hati yeme bwoko bwanje hati mbabwira ngo ndi Imana ireba kandi ngahinguranya hati tayasire zene boniniwe dosase hati mbabwira ngo ndi Imana ibahaye kujya umwaka muri abantu bazima hati tayazene basire hati ndi Imana itanze ibyo kurya hati ndi Imana ihinduye ubuzima hati zene basire niniwe dosayini hati yeme hati mbabwira ngo uyu mwaka tayazene basire mugiye kwatangirana amashimwe akomeye hati yemwe abarwayi hati mbabwira ngo nimwakire ubuzima tayasisizo gredo sasi anasikia zomando zo gredo sasi hazene kukuwa dosase hati yeme bwoko hati mbabwire ngo zene basire igihugu cyose ngerayo isi yose ndayizenguruka hati ntabwo ngira umupaka hati tayazene basire hati niniwe dosayini hati ndi Imana ije gutanga imikorere muri uyu mwaka hati ndi Imana ije gutanga ingwa nzima muri uyu mwaka tayazene basire niniwe dosayini ati kandi niniwe dosayini ati hahirwa cyane tayazene basire uwabaye imbere yanjye by'ukuri ati uwo nanjye ndi Imana ije kumusetsa hatayasisizo gredo sase ati yewe Claudina ati zene basire niniwe dosayini atayabini konta jeve dosase ati nkubwira ngo zene boniniwe dosase ati kubwo watuye tayasire zenebo hatukatuza akanwa kwawe zene basire hatukatura ko naguhaye mariri bwo kuryamaho hati ndi Imana yo kwaguriye imbago hati tayazene basire hati urakivuze ndanezerwa hati ndi Imana iguhaye amafaranga urakoze hati zene basire
ati niniwe dosayini, ati nkugize umuntu ukomeye mu muryango wawe, Urakoze, ati Ma. kuko unkorera uciye bugufi, Yego. ati tayasirezerebo, ati kandi ukamenya gushima muri bike ndetse no mu byinshi, Urazi, ati nicyo urabizi. gitumye nongera kukuremera amashimwe, Haleluya. atayasisizo bredo sase, ati kandi ngwaye kujya umwaka musha unezerewe. Amen. Alfa na Omega zivuganaga namwe, itangiriro n'iherezo. Asante Yesu. tugushimiye amagambo meza meza utubwiye, tugushimiye ko udutekerejeho uyu mwaka utararangira ukemera kuvugana natwe, Urakoze, Yesu. uvuganye n'abagabo badukurikiye, Haleluya. uvuganye n'abagore badukurikiye, Ndagushimira. uvuganye n'abakobwa badukurikiye none, uvuganye n'abasore badukurikiye none, tukuramburiye amaboko, Cyubahiro uvuganye n'ikindi n'abana cyawe, Yesu. badukurikiye Urakoze. none, izina ryawe nirihimbazwe ku byo ugiye kudukorera uyu mwaka ugitangira ndetse urangira. Tugushimiye imirimo myiza n'imigambi myiza udufiteho, izina ryawe nirihimbazwe. Twari tuvuze ngo hagire ibintu tugabiza Haleluya. uhereye none kuzageza iteka ryose. Urakoze data wa twese, ngaho duhana umugisha n'ubwoko bwawe, kandi uwiteka Imana nyir'ingabo, abadukurikiye barwaye bakize, abadukurikiye bashonje bagaburire, abadukurikiye bambaye ubusa bambike, abadukurikiye bafunzwe bafungure, nubwo babakatiye guheramo burundu ubagabize gutaha mu izina rya Yesu. Abadukurikiye bari mu bitaro bakuremo, abadukurikiye beza bahinga bakarubya beze, abadukurikiye bacuruza ntibunguke bunguke, abadukurikiye bababaye Mana ubahe kunezererwa, abadukurikiye badasinzira basinzire, abadukurikiye batabyara ubahe kubyara, abadukurikiye batarashaka ubahe gushaka mu izina rya Yesu. Buri wese n'ikibazo afite, buri wese n'intambara afite, buri wese n'ibibazo afite, umuhe gutsinda kandi umutsindishirize, kubera ko uri Imana y'inyembaraga. Dusengera iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ukomeze ucyuzuzemo amahoro n'umutekano kugira ngo ineza yawe yamamare. Gabiza abantu bawe akazi bagakeneye, gabiza abantu bawe perime, gabiza abantu bawe ibisubizo, gabiza abantu bawe amahoro, gabiza abantu bawe ubuzima, gabiza abantu bawe gutaha, gabiza abantu bawe ineza n'urukundo. Mana ubagabize kunezererwa, dore dusoje umwaka tuwusoze duseka kandi dutangire n'undi duseka. Urakoze kuri data wa twese mwiza, tuguhaye amashini impundu n'ibyawe, izina ryawe nishimwe kandi nihimbazwe mu isi no mu ijuru. Amen. Imana iguhe umugisha. Utubwira ijambo nziza kandi ijambo rikomeye, utubwira ijambo rigiye guhindura ubuzima ku buzima bwacu. Ngusabiye imbaraga n'amavuta kuri uyu munsi. Imana ikugabize etaje, Imana ingabize etaje, yari yarabimbwiye. Imana igiye ingabize kuko yarabimbwiye, ibimpe mu izina rya Yesu. Hanyuma tuboneyeho no gushimira abantu badukurikiye, abantu twabanye nabo muri aya materaniro, ndakuvuga ngo ni amateraniro kuko turi kuvuga Imana. Abantu twabanye nabo muri aya materaniro cyangwa se muri iki kiganiro, ndabashimiye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nshatse kuvuga ngo nawe udukurikiye, waba uri umugabo, waba uri umubyeyi, waba uri umusore, waba uri umukobwa, Imana igira ibyo ikugabiza. Imana ikugabiza ubuzima, Imana ikugabiza amafaranga, Imana ikugabize kurya, Imana iguhe kwambara. Ese Imana ikugabize ibigukwiriye. ubyara abakobwa gusa ikugabize no kubyara abahungu, ubyara abahungu gusa ikugabize n'abakobwa. Imana ikugabize sheri, ufite abahungu Imana badashaka, ikugabize. ufite abakobwa badashaka, ikugabiza abakwe n'abakazana, Haleluya. ikugabiza abuzukuru, Haleluya. ikugabiza abuzukuru, Amen. ikugabiza n'utuvivi. Amen. Mu minsi umaze Imana usigaje kubakwiza, itugabize. ikugabiza n'utuvivi. Imana itugabize. Ushobora kuba warabyaye n'abakobwa atari uko ari babirati, ariko bakagira umudayimoni w'icyanjye. Imana ikugabize abakwe inshuti yanjye. Yewe mukobwa, Imana ikugabize fiyanse. Yewe musore, Imana ikugabize umukunzi. Imana igira gute? Itugabize. Ukimara kumva iki kiganiro, Imana ikugabize. Ukimara kumvira ijambo, Imana igira ibyo ikugabiza, mugira ngo amen. Hanyuma tugiye guca bugufi ku mavi yacu abiri, kuko icyubahiro ni icy'Uwiteka. Dusengera umunsi w'ejo wa bunani. Tugiye gusaba bugufi, dusengera umunsi w'ejo, umunsi mukuru tuzaba turimo, ndetse dusengera n'abakunzi bacu kugira ngo Imana kuri uwo munsi izagira ibyo ibagabize. Uyu mwaka Imana ibagabize ibintu byinshi baburiye icyerekezo, Imana ibibagabize. Hanyuma ugiye kuzamura isengesho, tubasengere. Ni karibu mu izina rya Yesu. Mana yacu, Uri nyakubahwa. uru
urukundo rwacu uri mutaburi uri Jehova Jire izina uri ryawe Imana twizera ntabwo kumarwa na twakumvanye nijoro abanzi uri Imana twirinze Haleluya. uri Imana yakoze ibikomeye kuri wakoze ibyo tutari dushobora hanyuma gukora uri Imana yaduhaye ubuzima nuhimbazwe uduha agakiza tutari tugakwiriye Haleluya. mu izina rya Yesu nuhimbazwe Nuhimbazwe Yesu. kandi nushirwe hejuru Nushirwe tukuramburiye amaboko kubw'ibyo wakoze Warakoze. hanyuma twari tuvuze ngo uko waturinze uyu mwaka utangira Uko waturinze. ukaba ukiturinze usoza twari tukwinginza ngo nuzatangira ejo ni Uzatangira itariki natwe. ya mbere ya 2026 iyi tariki ya mbere izatubera itariki nziza Haleluya. izatubera itariki ya mutekano Ndagushimira. izatubera itariki yo kwakiraho ibisubizo Amina. izatubera Haleluya. itariki yo kwakiraho amahoro Yego. iyi tariki izatubera itariki nziza Yego. yo kwakira abana ku bababuze Haleluya. iyi tariki itariki yo kwakira abakunzi Izaba iyo ku kujya bababuze abakunzi ku iyi bababuze. tariki izaba itariki yo kwakira amazu ku bari mu bukode Haleluya. iyi tariki itariki yo kwakira perime ku ku bazibuze bazibuze. iyi tariki itariki yo kwakira viza ku bazibuze Haleluya. iyi tariki itariki yo kwakira ibyangombwa Ndakumva papa. by'umuntu wese uri mu gihugu ukeneye ibi byangombwa bihwanye n'igihugu arimo Yego. iyi tariki itariki yo kubyakira Haleluya. iyi tariki itariki yo kwakira ubwenge ku banyeshuri bose bari kwiga Haleluya. iyi tariki itariki yo kwakira za minerivare ku Ndagushimira. babyeyi bose bafite gahunda yo kwishyura iyi Haleluya. tariki itariki Iyi yo tariki. kwakira ubuzima bwiza Yego. iyi tariki itariki yo kwakira inkuru nziza ku bantu bafunzwe Haleluya. ibabwira ko bagomba gutaha Amina. iyi tariki y'ukwezi Iyi kwa tariki mbere y'ukwezi kwa 2026 ndetse na gatandatu ibi tariki y'amateka Ni ku ukuri. muntu wese udukurikiye none Yego. ndetse n'abazatubona mu kindi gihe iyi tariki babega nziza Ni ukuri. urakoze mana iyi tariki twitezeho byinshi ibyo utadukoreye uyu mwaka uzabidukoreye muri uyu mwaka ugiye kuza kandi amahoro tutaboneye muri uyu mwaka uzayaduhere muri uriya ugiye kuza Haleluya. mu izina rya Yesu ibyo wadukoreye ni byinshi ariko turavuze ngo uriya ugiye kuza uzarusheho kubera kuri uw'imbaraga Amen. urakoze kuri data urakoze kuri Imana urakoze kuri umwami urakoze kuri igitare urakoze kuri igikomangoma Haleluya. urakoze tukuramburiye amaboko ishimwe ni iryawe ngaho ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no kugirirwa neza nawe bikomeze bitwomeho none ndetse n'iteka ryose amen. Imana iguhe umugisha hanyuma tuboneyeho kubashimira mwebwe mwakoze subscribe share comment mukomeze kudushigikira natwe turabakunda amahoro y'Imana abane namwe murakoze cyane muze kugubwa neza mbifurije umwaka musha mwiza murakoze bye bye.